Yesu yatashe ubukwe, ataha ubukwe baramuhamagara ati icyo gihe hari umuhungu nyine wari wakundanye na mugenzi w'umukobwa, basohora ama invitation batumira Yesu. Yesu turakwinginze, barayizana neza n'urupapuro bayishira nyina wa Yesu, karibu rwose uzotaha ubukwe. Yesu aremera, umwana mwiza cyane na Mariya, birashoboka ko bari bafite amasano ya hafi, arataha ubukwe bisanzwe. Apana ubukwe bwo mu mwuka, apana ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana, ubukwe pipipi. Namwe muzamubwira pipipipi, ubukwe nyine bwa bukwe. Nk'ubu Bishop Manase yakoze bari abahungu. Yesu ataha ubukwe bamutumiye ngo ashiki, fanta zirashira, vino irashira, irashira, stock irashira, ngo ishire, bibaye ikibazo. Ndashaka guhuza ijambo ryanje nababwiye, inshingano zawe. Hallelujah. Turi kumwe? Washike muri stoke fanta, vino, icyo gihe bakoresha vino idasembuye, biba birashize muri stoke, zirashize kandi zishira abakwe bataragerwaho. Ati fanta zirashize, stoke irashize, ibiryo irashize, abantu bicaye mu gisharagati, namwe niko mubivuga, muri tenti, abantu bicaye muri tenti, abageni baraha, uruhande rw'umuhungu baraha, uruhande rw'umukobwa ati muri nani, ibiryo birashize. Umuntu wateguye ubukwe karabyo, abakwe baricaye tibararya, ngo ibiryo bishize, bizoshira gute? Ninde ushinzwe stock? Batangira kuvugana amagambo, akavuyo kabakarabaye. Abakwe tibararya, ibiryo birashize, fanta zirashize, stock ninde ushinzwe? Ati kanaka bagabuye nabi cyangwa ndi byari byuzo. Bibaye akavuyo, birabaye barongoreranye. Mariya abona ko abandi gitangaza cyabaye. Mariya yari afite amakuru yuzuye kuri Yesu, yari azi igisubizo kuva kuri fanta kugeza ku bugingo buhoraho Imana izababwira. Haleluya. Basubirire. Mariya yari azi ko Yesu yari afite amakuru mbere yuko amutwita. Haje amakuru, marayika araza aramubwira ngo ugiye gutwita inda y'umwuka y'Imana. Iyo uwo mwana uzabyara n'umwana niwe gisubizo cy'ibibazo ukimupata yeye na ukimukosa yeye, no kumukosa. Ukimupata yeye umafanya nini? Umepata vyote. Ukimukosa yeye umekosa vyote. Kuva kujambere turi kumwe. Mariya yari afite amakuru kuva ku bugingo buhoraho abera bazabwa bageze mu ijuru kugeza kuri kinje. Yesu ni igisubizo cyane yo mu mubiri tanga guhera kuri ziriya izinjanga zo muri tanga. Yesu ni igisubizo yo kuzanira injanga waburayo ukarya igifu. Yesu ni igisubizo. Mariya amenya neza ko ari kumwe n'igisubizo cya Fanta, kandi abona abantu bafite kerere. Aba bantu ndabagira kandi ndi kumwe n'igisubizo. Yegera Yesu aramubwira ati
igisubizo. Reba ukuntu bagenzereza. Yesu arababwira ati, abwira mukecuru ati, yewe igihe gacanje tikiragira, wewe nyura sanse bareberere bareke guma bice ari kugatabara ba warangize amenya neza ko apanze aja ku bantu mva amakuru zarangiza kuzo agomba gukora. Hari ibyo nawe aza gutegeka ugomba gukora. Haleluya. Igitangaza kizakuba. Icoco ubuhanuzi bubaho buremewe, Imana arabutegura icyabwo, ariko araje arabwira ati, Mari icyo uyu muhungu ababwira mugire gute, ugikore. Bwira mugeze ngo ugikore. Cyomba ngo mubyumve. Ari aragaruka. Mwumvise? Icyo uyu muhungu ni umuhungu wiwanje. Fite amakuru. Icyambere ni amakuru. Icyo uyu muhungu ababwira mugire gute. Mwumvishe cyangwa ndimwumvishe? Twumvishe. Abo bantu bari beza. Yesu arazi. Yesu arazi. Ko mbona akavuyo kabaye n'iki cyabaye. Stoke yashize. Kandi abakwe ntacyo. Stoke yashize ati, hano hari uruzi hano hafi. Hari umugezi. Umugezi niko muwita mu Kirundi. Uruzi nyine. Mwonga. Mu Kirundi babyita gute? Uruzi birumvikana. Nuko amwize mu Kirundi ntacyo, n'ubundi namwe nta Kirundi mugidi kiba kigoye. Ahantu hari amazi hano, hari uruzi hano, hari kuri robine. Mwegeranye, reka mvuge robine niho muyumva neza. Hari robine iri hafi. Ati cyane ibombo. Bombo ndaritoye. Ni bombo. Ibomba. Hari robine iri aho hafi ati rahari. Ni mwiruke ibibindi bitandatu mugende muvome muzane, ni mubishitse murambwira. Bahise biruka vuba na bwangu, baragenda baravoma za bibindi, baraza barabitereka. Baragaruka baramubwira ati, turarangije. Mwarangije? Ati, mwatwarangije. Kubera iki batabwiye Yesu ngo tugenda genda? Ati, mugende muje kugira gute? Muje kuvoma amazi. Muyazane muyatereke. Barirukanse bavoma amazi baratereka. Mwarangije? Twarangije. Cyakabiri, nimufate amazi musuke mu gakombe gatoya muheze protokole. Barirukanse kurya yababwiye, barafata
protokole mukuru mwamuhaye ego nasomeho arasomye protokole mukuru ati ko ibintu bihindutse bihinduwe niki kandi birashe cyane kuri ibya mbere mwebwe mwicaze abantu stock mubahese babaze mwateranira iyo Yesu ababwira ngo nimuje kuvoma tibagende bakabwira ngo nawe uko niko muzamugira ngo dutanga amaturo ukamutangira kubara ibitarakunda mu rugo ukaba umushishi Imana yohereze marayika aza gutangira ituro kubera ko wewe n'ubundi nta nizo ufite inkeya usuziza nuze kuzigaba kuzitanga mu ikanisa Imana yohereze marayika avuga ati n'ubundi ntubashije ntushoboye reka tugutangira ituro dutanga icyacumi n'ubundi mwana ntarishura ishuri icyo dikirimo marayika w'Imana aza gutangira icyacumi afata amafaranga ayazane ayandike izina ryawe envelope ayatange wowe kuko ayo yaguhaye afite depense nyinshi dore ibintu birapanze Yesu aze kubavomera amazi abazanira amazi icyo baragishoboye dore akazi ka Yesu nukurema akazi ka Yesu nukurema nimugende Yesu hari akazi nusoma aya makuru urasanga akazi k'abantu urasanga akazi ka Yesu nusoma aya makuru urabona aho Yesu yakoze urabona abantu bakoze akazi k'abantu akazi ka Yesu iyo bihuye bibyara icyo bita ubu avuga ngo nakoze Yesu yakoze nakoze iyo bihuye bivugamo ikintu gikomeye cyane ariko ubuzima bwacu siko bimeze genda ujya kuvoma amazi ngoya ngo hari izuba ryinshi Yesu ajya kuvomera kuri Tanganyika aje kuvomera hanyuma bigeze bamuza ngo mushaka abayumva ngo baze ngo hari izuba ryinshi wibaza byanyu zabaye genda ujya kuvomera yakeneye stoke yashize kugira ngo ikintu gikunde isoni zigushire ibibazo n'inyatsi n'indwara zishire hari icyo bisaba Bibiri iravuga ngo usenge ubudasiba useze nta nibatu nta karate ijuru nta turuwaje abantu gusengerwa kwarasabutse cyane gusenga biragabanuka hanyuma bizakora gusenga zaramanutse cyane gusengerwa birazamuka musenge ubudasiba musenge mutagwa mu zashingano zacu amaze tugakorwa neza niyo haleluya icyo nagombaga kubabwira tuzakomeza ejo peze mugenzi wawe amen turabanebwe
ubunebwe se umwe muri twe ushire ijambo ry'Imana iyo iki gitabo cyuzuye amakuru yo kukubwira ngo iki gitabo cyuzuye amakuru yo kukubwira ngo ibyawe uzakora ibi si ibyawe n'iby'Imana. Iyo bihura bibyaramwo ubuhamya, bibyaramwo igikundiro, bibyaramwo ubutunzi, bibyaramwo ubwenge. Ibintu bibi vuga ijambo ryawe. Amen. Elisa yashyize mu mudugudu umwe ngo ashike, baramubwira ati hano muri uyu mudugudu wacu ni nguko nyine mutuye hano kuri Tanganyika. Elisa umugaragu w'Imana ngo hano iwacu nyine igihugu cyacu, igihugu cyacu ni ikihe kibazo? Umudamu wese utwite iyo anyweye kuri aya mazi, inka yose iyo inyweye kuri aya mazi ni ukuvuga ngo imirima twararumishije, amazi ya hano yatubereye ikibazo. Elisa tubwirire dute? Elisa arabwira ngo mufite umunyu. Ego murawufite umunyu niki mu Kirundi? Ni umunyu nyine. Umunyu mufite umunyu? Ati turawufite kabisa, nimuwuzane. Iyo bamubwira ngo oya ntawo tuguhaye, mufite umunyu turawufite, muwuzane. Iyo bamubwira atoya umunyu se wo kurunga imboga birahura n'ibyo dufite n'ibibazo dufite, cyangwa genda kuwegurira. Mufite umunyu turawufite, nimuwuzane. Barawumushira, aragenda awushyira mu nuko Elisa ababwiye ngo icyo mufite nimukire. Iyo bakimwe ubuzima bwabo bwari bwarashize, bwakomezaga gupfa kugeza birangiye. Ni ukuvuga ngo iyo usomye ijambo ry'Imana rikwereka neza inshingano zawe, icyo Imana igushakaho, kikakwereka iby'Imana. Akazi k'Imana ni aka, akazi kawe ni aka, naho biba ubuzima bwawe. Imana ntizakora ibintu byose uko dushaka. Ubundi tubyuka mu gitondo dusange yaduhingiye, yasaruye, yaduteguriye ibintu byose. Birasaba akazi kawe ukamenye neza, ubikore neza. Nurangiza kubikora neza, utegereza akazi k'Imana. Abisirayeli bakora amafuti menshi cyane, ibyaha byinshi, amafuti, amakosa, Imana irababarira, iravuga ati nabarakariye, ari akantu ngiye kubakorera katari keza, ngiye kubahana, ngiye kubakubita akanyafu. Aha, ihamagara inzoka. Imana ibintu byose ni ibyaha. Hamagara inzoka, mubarye. Natwe twatuye ruguru cyane tuzi. Ndakambabona igihoma kiraje. Igihoma n'ubwoko bw'izo. Kigamba kiza. Amagufata mukecuru. Kamba kimuza. Imwe aje kuri mukecuru akaza nk'inzoka mu nda. Indi kamisha kuri kwa muze. Nta muntu utabara. Noneho bararira cyane mu mahema, bararira bavuza induru, turashize turarwana
ati turashize bararira cyane ngo bari kubera ko ari ubwoko bw'Imana. Imana irashavuye iravuga ati n'ubwoko bwaje nubwo bakoze amakosa umwana aza akora amafuti wamukubita yarira cyane kandi ari wowe wamukubise kandi yakoze ikosa. Imana irabireba ati ubwoko bwaje gusa tibumeze neza irababa ibwira Mose ati Mose ihute hano baraje mwamara gushika ati kora inzoka y'umuringa muri ferape arayikora arayizinga tuyimanike bose babwire bave mu mahema baze bayirebe ni umuntu wese baraje bose wino Imana bakoze amakosa bakubiswe baragowe none barabwiwe ngo dore umuti nguyu ngaho reba iriya nzoka oya dore indi yaje reba iriya nzoka oya ingifashe na mukeje reba iriya nzoka urakira oya dore noneho bakubwiye ngo bakubwiye ngo reba iriya ukira kwawe Imana kubera ko itabakuye ati nkazoka zoka Imana ndarikunda cyane muri Mika haravuga 6 no ku 8 ngo yewe mwana w'umuntu we ngo yakweretse icyo Uwiteka gushaka gukora izo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe witishije iryo jambo mu Kirundi rirumvikana rirasobanutse dufite ubwenge n'iturinda ngo turareka kumva ikintu yewe bari muri turaziranye ubuzima buzabuhinduka bugahinduka do murongo urawunyuramo ijerekani kuri iri zuba genda uje kuvoma urashaka wese agushyire ku meza akubwire ngo zukurye ngo byageze ku meza ega wese ibahati ducishe make tumenye inshingano zacu tuzikorane ubushake tumenye inshingano z'Imana dukomeze tuyishimire izacu tubikorane ubushake nituzihuza bizavamo ubuhamya bwiza ariko nituzirengagiza bavandimwe ubuzima bwacu buzarira tubisigira abana bacu Imana idufashe kandi dukomeze amen.